muri kaze wokomeje kubana natwe ku DNA TV ngedi Clement Bagimahe turabakunda cyane kandi twishimira uburyo tugenda tubana namwe ibiganiro bagezeho mukabisharinga uburyo mubireba mukabisoza uburyo mukora subscribe turabikunda cyane kandi turabyishimira tugiye kuri byinshi cyane bijyanye n'ibyo mugenda mwibaza hanze agaha usanga abantu bibaza hagati yo kumenya Imana no kumenya Bibiliya. Kumenya Imana no kumenya Bibiliya byaba bihurira he cyangwa bitandukanira he? Dufite abatumirwa bagiye kugira icyo batubwira kandi n'umugisha kuba tubafite turaza kubabwira abari bo mu kanya nkuko mubona, ariko nibyo turi kugenda tugarukaho kumenya Imana no kumenya Bibiliya. Bamwe ati tuzi Imana ariko basanga Bibiliya kuri bo imirongo barayita rwose ntayo byo bamenya. Abandi ati tuzi Bibiliya ariko basanga imigendere y'Imana ni ikibazo kuri bo. Nibyo tuyogarukaho umukanya. Ikaze muraho neza turabakiriye. Muraho neza. Meze neza murakomeye. Turashima Imana. Ya natangiye nivuga ko ndi Clement Bagimahe abadukurikira afite amatsiko kwamenya Bishop tukizurishaho kongera kukubona muri studio zacu. Muraho neza murakomeye. Muraho neza natwe twishimiye ko mutwakiriye. Yego. Kandi twishimiye kubana namwe. Yego abadukurikiye bifuje kubamenya kugira ngo dutangire ikiganiro byibuze bamenye abo muri bo. Ego banyita Bishop Habineza. Abandi umugabo wubatse mfite abasore babiri tukaba dutuye muri Amerika muri state ya Arizona. Okay. Murakoze cyane. Hanyuma mukaba munayoboye DNA Ministries. Ndi founder wa ministry bita Divine Network International Ministries. Bakunda kuba DNI Ministries. DNI Ministries. Ubu twakwakiriye kuri DNI TV twakwakiriye. Murakoze. Murakoze cyane. Nkuko mubibona ntabwo ari wenyine turi kumwe n'umushumba muratangira mwibwira abadukurikiye muri aka kanya mutubwira amazina yanyu nyuma aho mushumbye abo muri bo karibu. Yakoze cyane nejejwe nuko mutwakiriye. Nitwa Mahoro Rachel ndi pasteur. Nongereho ngo wimikiye muri Israel. Nayikoze kubaza mukanya kumwenye muri video. Ntuye Kicukiro ndi umumama mfite umutware n'abana bane. Yakoze cyane. Aha ikaze kuri mwese rero uyu mwanya hari ibibazo byenda byibazwa hanze hangaha cyane cyane mu gisata cy'iyobokamana kuko ibisata ari byinshi by'ubukungu by'imibereho myiza ariko no mu gisata cy'iyobokamana abantu benshi baribaza se kumenya Imana no kumenya Bibiliya bihurira he bitandukanira he? Dr. uretse kuri Bishop ariko na Dr. kuko Dr. naryo twese ariko naryo rirahari. Dr. Bishop kumenya Imana ni iki kuri wowe? Kumenya Bibiliya kuri wowe ni iki? Urakoze cyane. Umaze kumbwira ino topic nagize akanya gato ko guhishurirwa. Bibiliya ni igitabo. Imana ni umuremyi. So ngereranya Bibiliya nka constitution. Mu Kinyarwanda harya ngo constitution ni iki? Itegeko nshinga. Imana kuyimenya ni byiza no kuyubaha ni byiza, ariko hari amategeko yasize. Ayo mategeko abaheye twayasanga he mu igazeti ya bya binyamakuru bambwiye bakoreye 80. Naje gusanga rero Bibiliya ari igitabo twasigiwe tuzasoma kizatwereka imyitwarire, imikorere, imiyobokere yo kugira ngo twubahirize amategeko y'abamuki wamuremye yadusigiye constitution, yadusigiye itegeko nshinga tugomba kubaha kugira ngo tuzamusanga aho ari. Nta bwami butagira iki? Itegeko nshinga. Nta buyobozi butagira amategeko. Rero Bibiliya ni igitabo dusangamo inzira y'ukuri n'ubugingo. Ibyo twifuza kumenya byose gusobanukirwa guhera mu itangiriro kugira mu byahishuriwe. Icyo gitabo ugisomye uzasanga harimo amategeko n'amabwiriza. Umugani wanyu bavuga amategeko n'amabwiriza birakurikirwa. Ariko nyuma ndibona nahishurirwa naze gusanga ngo abatazi gusoma no kwandika
Bibiliya barayifite bayigendana mu isakoshi bayisanga mu rusengero ariko ntibazi gusoma no kwandika. Na Bibiliya muri telefone ntibazi gusoma no kwandika keretse uyibashyiriye muri audio cyangwa se muri video. Na smartphone bafite. Na smartphone bafite. Abo bantu bizagenda gute? Aho wenda turaza kuhagera. Naje gusanga ko bavuga ngo abizera Yesu Kristo akabera umwami n'umukiza. Nibizeza umutima wabo ubuzima bwabo bakabuha Kristo nubwo batabazi gusoma no kwandika. Hariho ibyiringiro. Ariko mwumva hariho n'urubanza rukomeye kuri wa muntu uzi gusoma. Ese wa muntu uzi gusoma no kwandika n'utazi gusoma no kwandika ngo basome ngo Bibiliya ngo ivuze gutya. Ntabwo ntekereza ko wa muntu utazi gusoma no kwandika bazamusomera byinshi. Naje no gusanga Bibiliya nicyo gitabo wasomamo itegeko, inzira n'ukuri. Ni ya Mana niyo nakubwiye ngo Imana n'umurimo. Rero ntabwo wakubaha Bibiliya utabanje kubaha wayiduhaye. Icyambere no kumenya Imana ukamenya n'ibyo yasize ivuze. Hari ubungu bari mu audio, hari biri mu video, hari mu bitabo bitandukanye ariko iki gitabo niyo mpamvu bakise ngo ni Bibiliya igira gute? Bibiliya yera. Urakoze cyane. Urakoze. Tukiri kumwe na Dr. Turi kumwe n'umushumba nkuko yabibwiye. Mushumba, kuri wowe kumenya Imana ni iki? Kumenya Bibiliya ni iki? Umuntu agendeye ku cyo ijambo ry'Imana rivuga birumvikana ko ari ibintu bibiri bitandukanye, ariko kumenya Imana nibwo bwenge. Bivuga ngo umuntu abonye ubwenge ashobora no kumenya Bibiliya. Bibiliya ikavamo ubundi bwenge bwo kumenya uko ubana n'Imana cyangwa se uko uyubaha. Rero kumenya Imana ni iby'agaciro, icyo cyabanza, hanyuma hakabaho kumenya Bibiliya cyangwa se kumenya ijambo ry'Imana. Bivuga ngo umuntu arabanza akamenya Imana, kuko umuntu wamenye Imana ni nawe ushobora gukunda ijambo ryayo. Akamenya ibiri muri iryo jambo, akaba ari bwo abasha kumenya inzira, kuko hari ubundi bwenge ahabwa nyuma yo kumenya Imana. Hari abantu bafata ko Imana ari iyabo bakabona ko abari batagira Imana, hari bafite iyo myizerere cyangwa bemera gutyo, ntabwo njya gutunga agatoki ariko barahari bakumva Imana barebwira nk'iyabo. Hanyuma abantu bamenya Imana nk'iyabo, mu kanya gato wajya gusa basanga waganira nawe ugasanga imirongo ya Bibiliya imufasha kumenya ya Mana, nk'uko tutaravuze ngo kumenya Imana, waruvuze kumenya Imana ko ari ubwenge. Hanyuma Dr. yaravuze ngo Imana ni umuremyi, noneho kugira ngo bamenye umuremyi uwo ari we n'aho ahera n'aho agarukira bikabagora. Nk'aba bantu baba bameze gutyo bumva ko Imana ari iyabo batazi imirongo ya Bibiliya ibafasha, bo wababwira iki? Hanyuma aba bavuga ko bazi Bibiliya ariko imigendere y'Imana ya wa muremyi batagenderaho, bo urabwira iki? Kumenya Bibiliya ntabwo ari ukuyiboroka mu mutwe. Ushobora gusanga umuntu ashobora kuyivuga yose ariko atubahiriza ibiri muri yo. Kumenya Bibiliya ni ukugendera mu byivuga, ntabwo ari ukuba warayiborotse mu mutwe. Hari umuntu ushobora kuyivuga akaba ari intyoza rwose no kuvuga ibirimo muri Bibiliya ariko atabigenderamo. Aho ngaho aba ari mu buyobe. Abari mu buyobe. Hari ikindi bavuze ngo hari abantu bafata Imana nk'aho ari iyabo bonyine, bagatekereza abandi ko batagira Imana. Ubwo yaravuze ngo nitujya dusenga tujye tuvuga ngo ni data wa twese mwiza. Niba ari data wa twese mwiza, aba data w'umuntu cyangwa se aba se w'uwabimenye n'uwabihishuriwe. Ubundi ni data wa twese nyine, ariko biryohera cyane umuntu wamaze kugira iryo hishurirwa, kuko niyo ayisenga nk'uri kubwira ise umwumva cyangwa umutegeye amatwi cyangwa se umwitayeho. Rero ni nayo mpamvu numva niba ari data wa twese mwiza, nta muntu wo gutunga urutoki ngo avuge ngo ni papa wanjye gusa, ntabwo ari papa wabariye, cyangwa se ni Imana yanjye gusa, ntabwo ari Imana yabariye. Murakoze cyane. Kuri wowe kumenya Imana nibyo biza mbere, kumenya Bibiliya bikaza inyuma, kugira ngo bishimangire mu kwa kumenya Imana. Dr. kumenya Imana ari kumenya Imana ni umuremyi. Hanyuma Bibiliya ni igitabo, ariko ugasanga bavuga ko Bibiliya yahumetswe n'Imana. Birahura gute noneho? Aramenya ibyahumetswe n'Imana ataramenya Imana, ako kantu karimo. Urakoze. Urabona tugeze nko mu gihe cy'iterambere rikomeye, aho ushobora kuba ushaka kumenya wenda karema bagemaye, ushobora kujya kuri
kuri Google ukandika izina ukajya kubona bavuze amateka yawe. Iyi Mana mu buryo bwo kugira ngo dusobanukirwe ibyo ishaka n'ibyo ikunda n'ibyo yanga, yadusigiye igitabo. Icyo yahumetsemo nyine kivamo iyi Bibiliya. Kugira ngo umenye Clement Bagemahe ni uko mfata profile ye, nkafata resume yiwe, nkakumenya ibyo ukunda n'ibyo wanga. Abazungu bashyiramo hobbies, yanga iki akunda iki. Iyi Mana yaduhamagaye yadusigiye kino gitabo, niho tuzasangamo ibyo ukunda n'ibyo yanga. Ni ukuvuga rero ntiwatandukanya Imana na Bibiliya. Nakubwiye ngo ni nko gutandukanya igihugu n'iki n'itegeko nshinga. Nta buyobozi bubaho, nta bwami bubaho budafite kirazira, akabaho ndetse n'indi mico yayo. Rero ku mukristo wizera Imana agomba no kubaha iyi Bibiliya. Kandi nanone ntiwasoma iyi Bibiliya nk'uko yabivuze, ntiwayiburuka mu mutwe, ntiwubahiriza amategeko n'amateka yayo bita kubaha uwo muremyi, ngo iyi Bibiliya igira iki kumarira, ahubwo yabikubera ikinyamakuru gisanzwe nk'inkuru zisanzwe. Kuyimenya wonyine ntibihagije, ahubwo kumenya waduhaye mu butumwa bwayo ngaha nibyo bikwiriye. Dr. Bibiliya hanze bavuga ko hari Bibiliya nyinshi, Bibiliya zitandukanye. Hari Bibiliya yera, hakaba Bibiliya y'iki gihe runaka za 59, hakaba Bibiliya ntagatifu, hakaba Bibiliya y'abahamya ba Yehova, hakaba Bibiliya hari Bibiliya zitandukanye. Bibiliya iravugwa hano iraza kuri ye. Ndavuga Bibiliya yera, ariko ntibigutangaze yuko uko isi igenda ihinduka, hari imirongo bagenda bahindaguramo bitewe n'icyo abantu bashaka kuryoherwa no kumvira kwacyo. Kandi byagiye bigaragara ko bavuga ko bishobora no kuzagera n'igihe Bibiliya zigatwikwa. So nimba bazanazikura kuri YouTube, nimba bazanazikura kuri Google, ama application yatanzwe Bibiliya nagakurwaho, ni ukuvuga ngo Bibiliya yera na Bibiliya ijambo ry'Imana mu Cyongereza za King James Version, za International Version, za American Version. So ugasanga imirongo imwe n'imwe ubusobanuro bwabo bugenda busa nkaho budirwa, butaba bukiri original. Ariko Bibiliya zirahari, kandi na commentaire biblique zirahari bigenda zifasha izo Bibiliya. Gusa ariho abantu bahishuriwe kera bamaze kubika content ya original ya Bibiliya kugira ngo atazagira umuntu uzaza akayihindura. Ariko uwanditse ashobora no kuza kugira agahinduramo imirongo. Niyo mpamvu wasanze ngo uzahindura ngo ijambo bamutongereye nyine kuri Bibiliya ngo uzahindura cyangwa akagabanya cyangwa kongera zahabwa ibihano, babyuka mu gitondo bakayihindura ko bafite ubwo bubasha. Ariko originality ya Bibiliya irazwi, kandi n'abamaze kubisoma bazabigira. Niba rero uzareba ahangaha ngo wanyereka, urebye ku bitabo bisoza byo mu byahishuwe, bigenda bivuga ko uzagira ikintu ahindura muri iki gitabo nawe azagirwa afite ibyo azahindurwa. Rero Bibiliya irahari original, ariko hariho n'izindi ngamba abantu barimo barakora zitari iz'umwuka zo kugenda bahinduramo imirongo. Bishop, ubundi kumenya Bibiliya, umuntu kumenya Imana, umuntu yakabaye wamenye Imana agaragara ati? Kumenya bivuga guhinduka. Umugore wanjye kugira ngo yitwe uwanjye hari byahindutse. Yahinduriwe izina, yitwa Solange Habineza, bamuhaye izina ryanjye rya kabiri rya Habineza, nambaye impeta. Sino kumenya Imana hari bigomba guhinduka. Yitwaga Clement Bagemahe w'umwicanyi w'umujura, none aba mu rusengero. Niyo wa muntu yabwiye ngo wogejwe n'amaraso, watunganijwe n'amaraso. Ni ukuvuga ngo kumenya Imana bivuga guhinduka, change. Nimba uvuga ngo uri umukristo, abakristo b'abarokore bacu bongeraho icyo bita agakiza. Agakiza bivuga gukizwa, gukizwa bikavuga guhinduka. Rero ikikubwira ngo umuntu yamenye Imana cyangwa yamenye iyo Bibiliya ni ukugaragaza itandukaniro ry'ibyo yaretse, cyangwa se kugaragaza amahame y'ibyo agomba kureka. Ni nk'uko twatwicara bakazana Heineken n'amazi, ngahitamo amazi. Narahindutse kugira ngo namenya ngo ya vino itazankoresha ibyo Bibiliya ivuga ko ari umukobanya. So rero gukizwa no guhinduka completely. Nta mvuze ngo guhinduka completely, ni ukugaragaza kuri muri inzira yo kugira gute guhinduka, nubwo tugenda duhindurwa buri munsi. Niko kumenya Imana. Niko kumenya Imana.
bashumba mama turi kumwe hano abantu bamenye Imana cyangwa bakaba bavuga ko bamenye Imana ugasanga za mpinduka Dr amaze kuvuga Bishop ntazihari kandi batsimbaraye cyane ko bamenye Imana yende bakafata n'umwanya uko baca n'imanza nyinshi bacira imanza babandi batunga gatoki ngo baramenya Imana aba bantu bo wabavuga wiki urababona nk'umushumba w'itorero urababona ese niba babaho babiterwa n'iki kandi sometimes nabo bivuga ko bamenye Imana nyamara za mpinduka atarabayeho batunga abandi agatoki ibyo bibaho cyane umuntu akavuga ko azi Imana ariko kuba umuntu yakubwira ko azi Imana sicyo kikumenyesha ko ayizi ubu ngiye nkubwiye ngo ndi umukristo ntago byaba bihagije kugira ngo wemere ko ndi umukristo ariko imbuto nshobora kwera zishobora kukwemeza ko ndi umukristo umuntu yakubwiye ngo yamenye Imana ushobora guhura akabikubwira ushobora kutagaragara umunsi umwe ariko uko byagenda kose umuntu wamenye Imana agaragaza ibintu bigaragara mbese agira imirimo igaragaza ko yamenye Imana abavuga ko bamenye Imana uvuga ngo niba kumenya Imana abavuga ko bamenye Imana kandi bagatunga abandi agatoki bagatunga abandi agatoki bashije ko batamenye Imana nyamara wasubira ugasanga kwa guhinduka Bishop yavuze ntako bafite urababwira icyo abantu kandi baragaragara cyane cyane n'abarivuga cyane b'abakozi b'Imana biragoye kubera ko iyo umuntu avuga ko yamenye Imana kandi akaba agira abantu atunga urutoki kandi n'imirimo ye akora itagaragaza ko yamenye Imana byibura imirimo ye ibaye igaragaza ubumana buri muri we yakaba yajya kubwiriza babandi atunga urutoki ntago yakabaye abacira urubanza ariko ikimutera no kubacira urubanza nuko nta bumana buri muri we kubera ko Imana yacu ni urukundo ubaye ubona abo bantu nta bumana bafite cyangwa se bataramenya Imana wagira kuraje yo kuyibamenyesha kubamenyesha iyo Mana kuko wasogongeye ukamenya neza yayo ukamenya uburyohe bwo kuba we warayimenye bigatuma uyikundisha n'abandi impamvu ashobora kubaho gutunga urutoki gusa nuko wa muntu nawe ntayaba afite muri we hanyuma se umuntu amenye Imana gusa ntamenye Bibiliya byatwara iki nabyo byaba ari ikibazo gikomeye cyane kubera ko inzira ni ndende byanze bikunze umuntu yayoba cyangwa se akagwa iki gitabo kiradukomeza amagambo y'ubwenge yaradukomeza umuntu utayabonye cyangwa atayafite muri we n'ubundi ngo ahore ayibuka ayazirikana ahora ayazirikana muri we byanze bikunze yayoba inzira yagwa yayoba inzira cyangwa se yakora ibihabanye n'ibyo wa muremyi ashaka uko bavuga se koko Bibiliya ngo ni umuhanuzi utavangiye nabyo byaba bifite umurongo cyane rwose ni ubuhanuzi butavangiye Bibiliya kubera ko umuntu ashobora guhanura mwuka w'Imana mujeho birashoboka ariko ashobora no kuvangirwa ariko ibi byahumetswe n'Imana iyo umuntu abisomye afite mwuka w'Imana akagira ihishurirwa ryo kubisobanukirwa nta kuvangirwa kuriho kuko ibyo iyi Bibiliya ivuga ari ukuri abavuga mu nsengero babwiriza yenda namwe murimo mubona uruhande runini baba barimo n'uwo kumenya Imana n'uwo kumenya Bibiliya ibihe turimo ijambo ry'Imana rivuga ngo mu bihe byanyu ngo abantu amatwi yabo azaba barya ngo bashaka kumva inyigisho zigendanye bo n'ibyo bashaka ntago bazaba bakunda ukuri umubare munini w'abakristo usanga bakunda ubuhanuzi kuruta kumenya ijambo ry'Imana ariko hariho n'undi mubare wamaze kwiruka muri ibyo urananirwa usanga ugomba gusubira inyuma ugatega amatwi ukuri ukumva ijambo ry'Imana bakugaragariza ko bafite inyota yo gutegera amatwi ijambo ry'Imana kandi iryo kuri mfite nk'abakristo bampamagara bambwira ati impamvu dusengera hariya ni ijambo bivuga ngo aho hantu hita uhashyira imbaraga kuruta kugwiza abahanuzi benshi bo guhanurira abantu kubera ko ushobora guhanurira umuntu udafite ijambo ry'Imana bwa buhanuzi bwatinda gusohora akavuga ngo abahanuzi barambeye kuko atanabizi ko ari Imana yavuganye nawe ahubwo akavuga ngo abahanuzi barambeye icyo giharagwa bigatuma nitotombera Imana ko ari Imana ivuga cyangwa se isezeranya ntisohoze ariko iyi Imana iravuga bikaba yasezeranya kandi igasohoza ndaje ngaruke nkubaze ku mavuta avanye muri Israel gusengerwa bari aho gushumba ariko reka ngaruke kuri Dr Bishop kuma abantu bamwe bavuga ko kumenya Bibiliya ari umuntu wize theology abize theology n'abatazize theology wabahuza gute wabatandukanya gute mu kumenya Bibiliya mu guhinduka nakubwiye mu gakiza ukuramo amatitre ukuramo ibipapuro ukuramo amasomo menshi
kugira ngo nkwizere ntabwo ari uko nsinya ibipapuro, nkwizeza umutima. Cyangwa kugira ngo ngukunde niyo twajya nkasinya ibipapuro 800 ngo ngiye nkunda Clement Bajyamahe, ariko umutima wanjye utagukunda, iso ni formalite. Na Bibiliya kuyimenya na theology kuyiga ntabwo ari byo biva kumenya Imana. Ushobora kwiga amategeko y'umuhanda kandi utazi gutwara imodoka. ushobora gutwara imodoka utazi amategeko. Ushobora no kwitwara ariko wenda aba ari make ubuzi kuko ntabwo wahita ubirindura nibyo ushobora kujya kuyiga. Ariko nashaka mbanze ngo ushobora kwiga ayo mategeko ariyo nise theology, gusoma ikabi theology, ariko Imana itakuzi. Nibyo byiza kwiga theology no gusoma biri ukayimenya, ariko ugomba no kugira igikorwa bita kwatura no kwizeza umutima. Ngiye ubwanye nshobora kubona ngo ngendana ntuza constitution y'igihugu cyangwa se kugendana nuza mu Kinyarwanda bavuze constitution itegeko, ariko ntubahiriza amategeko y'icyo gihugu ndetse ntanagikunda. Na Bibiliya rero kuyigendera siko bivuga ko uri umukristo, kuyisoma cyane siko bivuga ko uri umukristo. Kumenya amateka y'ibyahishwe kugira mu itangiro ntabwo ari bivuga ko uri umukristo. No kwiga theology ntabwo ari bivuga ko uri umukristo. Umukristo biva mu kijambo bita kwizeza umutima. Muri make kwiga theology, kwiga Bibiliya nsiko kuyimenya. Wayimenya ariko nakubwiye ko atari ko kwitwa wahindutse. Kuyimenya bwo wayimenya nzi umuntu wasomye Bibiliya inshuro 8. From byahishuwe no kuva mu itangiro kugira ngo byahishuwe inshuro 8. Ariho aba muri Kenya kwa Jackson. Okay. Ashaka ngo kuvumbura ngo icyatumye Imana imubabaza. Ariko ngo ntabwo arabimenya na n'ubu. Afite Bibiliya ajyana mu rusengero n'indi ba kuri table ye yirirwa asoma imeze nka buriyo. Rero gusoma Bibiliya no kwisobanukirwa sibyo byisi kwisa umukristo. Kurangiza theology ukagira docteri ukagira doctora ukagiye muri theology ukarangiza ntabwo bivuga ko umukristo. Umukristo ni uguhindura no kwemera ngo ngewe kanaka mpagamo nemere imbere Imana isumba byose nibi nko kuba umuntu arahira imbere y'ibendera ayo ari mu gukora ibiki no gukiranuka no gukizwa habamo kwemeza n'indahiro yawe personally pan ibyo wasomye. Uri docteri, abadogiteri reka fate abo muri theology. Usanga baze Bibiliya rwose banazigisha muri za kaminuza. Ugasanga basuzugura abantu bakiye agakiza, kandi mwatubwiye ko kumenya umuremyi, kumenya Imana ari uguhinduka nyakuri. Hanyuma umuntu yahindutse akajya gukubitana n'umuntu wize Bibiliya, amwereka ko ayizi, undi yarahindutse. Iyi ntambara urayivuga wiki? Iyo ntambara nayo gusobanuriye cyane. Umugore wawe ntaga gukundishwa n'ibipapuro yasinye mu mategeko, kuko birabitse byaranacitse bimwe. Agukundisha umutima. Impapuro ziza ritanga buhamya. Aba rero bavuga theology ko bayizi, ntago theology itanga agakiza. Nakubwiye ngo ari abantu batazi gusoma no kwandika kandi bakijijwe bazajya mu ijuru. N'impumyi zizajya mu ijuru, n'ibipfa amatwi bizajya mu ijuru. Niyumva sibyo? Nta nabona sibyo? Ariko yijeje umutima yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Rero abo bigisha theology bagapinga bafite agakiza, nakubwiye nyine bigisha abantu amategeko y'ibyo bagira gute batemera. Tukiraho mama, hari n'abafite agakiza birirwa bajya batitira, n'abafite agakiza ntabwo mbizi bajya bavuga mu ndimi mu mwuka wera. Mu mwuka wera kuvuga n'indimi. Yesu bivuga gutyo soko mbipfobeje, ariko ni imvugo ziba ziri hanze mu baturage. Aba bantu bari hariya araza rwose yakizunguza n'ibyo ashobora gufatwa n'umwuka wera mu buryo bumwe ku bundi. Nabo usanga bahangana n'abize Bibiliya, ubwo n'abafite ubumenyi kuri Bibiliya. Ibyo bivuga ko iki turimo tunasoza. Mwuka yubahwe. Ni byiza ko bari abantu buzura mwuka wera, ariko buzuye mwuka wera bagahanura batagira ijambo ry'Imana muri bo, n'ubundi byaba ari ubuyobe. Nuvuga ngo ibyo ngibyo ntago bihagije kuba yatitira, kuba yakuzura mwuka wera cyangwa se akavuga indimi. Ni byiza, Imana ibaha umugisha, mwuka wera guma wazeho cyane, ariko ni byiza ko bagira ijambo ry'Imana, kuko nibagira ijambo ry'Imana rizabarinda kuvangira. Ariko bahangana n'abize Bibiliya ntago bakwiye guhangana. Kuko ngo barafata ko bo bakijijwe bazi Imana, bakanagaragaza ko wenda banayubaha, ntawamenye ibyo umuntu yarebaho. Noneho abize Bibiliya ati ni ubumenyi ariko ntubaha Imana.
iyi ntambara wowe uratanguye umuti kuri iki kintu? Gutitira ntaho bihuriye no kubaha Imana. Tugiye kuvuga mu mwuka Cyangwa uko bivuze kujya mu guhanura no kumenya ijambo ry'Imana biratandukanye. Cyangwa se kuvuga mu ndimi n'agakiza biratandukanye. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu ashobora guhanura adakijijwe kubera ko ijambo ryavuze ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa nk'iz'ubwoko bwanjye. Bivuga ngo ushobora kuguhanura atari uko mfite agakiza. Ushobora kuvuga muri za ndimi nkuzura Mwuka Wera atari ukubera agakiza, ahubwo kuko Imana ishaka kugukiza. Niyo mpamvu rero nubwo nahanura bwose nkwiriye no kwita ku ijambo ry'Imana. Sinkwiriye gutunga urutoki umuntu wagize buno bumenyi bwo kwiga teoloji, kuko kumenya ijambo ry'Imana nabyo ni by'agaciro. Sinkwiriye kuvuga ko kuba yize teoloji, uretse ko abantu bose bize teoloji nta nubwo ariko batuzuruye umwuka w'Imana, barawufite kuko umwuka ntago ugaragarira mu gutitira nk'uko wabivugaga. Ntago Mwuka Wera agaragarira mu gutitira, ahubwo Mwuka Wera, umuntu wagize Mwuka Wera, umuntu ashobora no kugira Mwuka Wera ntazahanure. Yesu akazarinda agaruka atanahanuriye abantu, ariko we n'ubuzima bwe burya ashobora kukubwira, akakubwira n'ubwenge bw'Imana abwirijwe na Mwuka Wera. Ashobora kwiga teoloji ariko akaba afite ka gakiza nyine, yarahindutse, akiga teoloji ariko yarahindutse, ntabyige nk'ibintu bisanzwe, ahubwo akumva icyo gitabo ni igitabo kiri mu bwenge bw'Imana. Akeneye undi mwuka wo gusobanura cya gitabo, kandi wa mwuka nagaraza gusobanura rya jambo ari gutitira, ahubwo hari ubwenge buva ku Mana. Iyo umuntu yahindutse, hari ubwenge ahabwa bumuhesha gusobanura cya gitabo, akagisobanurana ubwenge. Nzi abapasiteri benshi bakomeye bavuga ijambo ry'Imana bari mu mwuka w'Imana, kandi rwose batarangwa n'ubuhanuzi bwinshi. Pasiteri Desire ntago ari umuhanuzi mu buryo bwo gutitira nk'uko twabivugaga, ariko ndamukunda ari mu bwenge bw'Imana. Mugabo bita Antoine Rutayisire, ndamukunda cyane, ari mu bwenge bw'Imana. Si ukuvuga ngo ntago ari abahanuzi, ahubwo bahanura mu bwenge bw'Imana, ariko ubuhanuzi bwabo akenshi baba buri mu ijambo ry'Imana. Rero umuntu aba abonye mwuka w'Imana ariko atari kwagutitira. Ikintu kizemo bari mu bwenge bw'Imana. Kugira mu bwenge bw'Imana nuko bafite ubumenyi, bazi Imana, bakamenya n'ijambo. Barahindutse. Hari uburyo umuntu ahinduka, yamara guhinduka noneho gusoma iki gitabo, kuri uko kugisoma ntago agisobanura nk'igitabo gisanzwe, nta nubwo agisobanura nyine nk'ibintu yigishijwe, ahubwo none hasigara abwirizwa na Mwuka w'Imana mu byo arimo gusobanura. Dr. tugeze ku musozo dusoza ikiganiro. Ni intambara ziba hagati y'abavuga ko bazi Imana, hakaba n'abavuga ko bazi ijambo, ugasanga biragaruka buri kanya basa n'abakimbiranye. Kumenya Imana no kumenya Bibiliya, kuko ijambo ry'Imana n'ubundi risangwa mu gitabo Bibiliya uko babivuze. Kugira ngo abantu bahure, basabane, bazajyane mu ijuru, kandi harimo ako gapingane cyangwa se harimo kutemeranwa mu buryo bumwe ku bundi, urabahize inama? Inama ni imwe, nuko nta wakunda igitabo adakunda uwacyanditse cyangwa se nyiracyo. Ni ukuvuga ngo niba ushaka kumenya Imana, yagusigiye aho uzasoma. Rero wavuga ngo azi Bibiliya atazi Imana, akavuga ngo abazi Bibiliya kandi atemera Imana, iyo Mana ntayazi, niyo Bibiliya ashatse ayereka. Niyo wavuga ngo yemera Imana kandi ntabwo yemera Bibiliya. Urugero, bigeze kutubwira ngo umwana yuzuye Umwuka Wera mu ikaritsiye kandi nta kamogi yari yanyoye. Ukuntu byagenze ngo yaratitiye nyine nk'ibyo byose mwavuze byo gutitira, avuga ibintu by'indimi zitazwi, ariko aragenda afata Bibiliya agira gute, arayica. Urumva iyo action y'umuntu ngo wuzuye Umwuka Wera agaca Bibiliya. Umunyamwuka ubwo uhita umbwira ibyo nkubwiye. Basanga umwana nyine nta mwuka yuzuye, ahubwo nta kamogi kamurenze. Nta mwuka wawe uzuzura uzatuma uca Bibiliya. Nta Mana wazamenya izaguca Bibiliya yayo. Kumenya Imana bisaba kubahiriza kino gitabo, ndetse no kumenya kino gitabo biragusaba kugira ngo umenye na nyiracyo. So rero byose biruzuzanya. Nta wamenya Bibiliya ngo hakana Imana, ngo ari mu nzira y'ukuri. Nta n'uwamenya Imana ngo hakane Bibiliya,
waba ari mu nzira y'ukuri. Ibyo ni ibintu bibiri ugomba kuzuzanya, kuko nakubwiye ngo wumva ukunda igihugu ugomba kubahiriza constitution yacyo. Nimba ukunda constitution ugomba no kubahiriza icyo gihugu cy'iyo constitution. Itegeko nshinga rijyana n'igihugu, igihugu rijyana na constitution. Ubwami bw'Imana bikubiye muri iki gitabo cya Bibiliya, byose rero bigomba kuzuzanya. Murakoze Dr. Ko abantu bavuga ko bazi Imana kurusha abandi, abandi bavuga ko bazi Bibiliya kurusha abandi, nta bwiyemezi ubibonamo? Kukwemera bubahwe. Umuntu wese ashobora kuvuga ati ngende mwenyewe nigererayo, ubu ati nzi Imana kandi nigererayo, none aravuga ati nge nasoma Bibiliya narayize ndayigisha, ibyo nta kibazo. Ariko mu bwami bw'Imana ntabwo ibyo bikora. Ntawe uzamenya Imana cyane undi ngo yemenye gake, nta n'uzamenya Bibiliya cyane undi umenye gakeya. Ikintu cya mbere nicyo bita guhinduka no gukizwa, Imana ikakwemera nk'umukiranutsi wayo. So uwatsindeye kuri 99 n'uwatsindiye kuri 80 ari gihe bose bajya muri grande distinction. Passable uwatsindiye kuri 2 n'uwatsindiye kuri 3 usakaye muri passable. Mu bwami bw'Imana ni uguhinduka complete ukamenya Imana. Wasoma cyane, waba warayisomye ukayirangiza, waba utagize ikizima no kubahiriza amategeko yayo. Rero ushaka kubwira wamenye Imana cyane yubahwe, n'uwasomye Bibiliya cyane yubahwe, ariko Yesu cyangwa se Imana niyo izi umunyakuri muri abo bantu babiri. Akoze cyane. Dushobora ikiganiro umushumba ndagusaba kugira ngo iyi abagiriza intambara bazamura isengesho ryo kubahindura, kuko ni ibibazo, kuko niba abantu bashobora guhora basengana babana hamwe mu magrupe, mu maririmbyi, mu iki, ariko bahanganye muri ubu buryo, bamwe basara batsikamiye abandi mu kumenya Imana, abandi kumenya Bibiliya. Nagusaba ko usoza isengesho kuba ibindi byo muri Israel ndabikubaza mu kanya. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Dusenge. Mana turakubashye kubera ko witwa ishobora byose, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Ubanye natwe muri uyu mwanya tumaze kuri yicano, nyemerera Uwiteka Imana ikomeye uyu mwanya tumaze, ndetse n'ikiganiro tugiranye, ikiganiro cyo guhimbaza izina ryawe no guhesha izina ryawe icyubahiro, izina rya Yesu. Ngwino uganze abantu bawe kukumenya, nyemerera abafite inzara n'inyota ubahe kukumenya no gusobanukirwa. Umuntu ntiyumve ko niba hanura bihagije gusa, kandi n'uwamenye ijambo ntiyumve ko kubaza ijambo cyane cyangwa se azi Bibiliya cyane bihagije, kuko aravuze ngo nitugire umwete cyangwa se nitugira umwete wo kumenya ibyo ushaka ndetse no kubyitondera. Data wa twese Nyiringabo, ko uzadusumbisha amahanga yose. Ntidukwiriye gutungana intoki, ntihakwiriye kugira umuntu n'umwe utunga mugenzi we urutoki, kubera ko waduhaye ingero nyinshi zitandukanye. Ngurangije ufata abahinzi ubajyana mu murima, watanze urugero uravuga ngo wafasha abahinzi ubajyana mu murima, umwe aza mu gitondo, undi aza saa sita, undi aza nimugoroba saa 11. Ariko ngo igihe cyo guhemba abo bahinzi kigeze, bose ubahemba ibihembo bingana. Umwe ararekarama aravuga ngo kubera iki twahembwa ibihembo bingana kandi tutatangiye ku masaha amwe? Ariko urangije ngo umuhinzi nyiri umurima arabaza ngo mbese simfite uburenganzira bwo guhemba uko nshaka, simfite uburenganzira bwo gutegeka ibyanjye uko nshaka? Bishatse kuvuga ngo iki gihembo watangaga kitugereranyiriza ko ari ubugingo twese tugomba guhabwa. Icyangombwa ni ugukiranuka. Bivuga ngo aba bakozi bose bari bahinze, nkuko natwe turi mu murima, turi mu murimo wawe, tuba turi mu murima, turi guhinga. Niyo mpamvu igitare kisungwa n'amahanga. Reka buri wese washyize mu murima kugira ngo agukorere ye gutunga urutoki buri wese ndetse n'imihingire ye, ahubwo buri wese agenzure mu ruhande rwe, narangiza ategereze iki gihembo aricyo kamba ry'ubugingo buhoraho, kuko nibyo twese dutegereje. Ari uwize theology agakiranuka, ari uwuzuye Mwuka Wera agakiranuka, igihembo ni ubugingo buhoraho. Iyo mpamvu twese dukwiriye guhirimbana, tukamenya ibyo ushaka n'ibyo ushima, akaba ari byo tugenderamo. Data wa twese Nyiringabo, akaba ari byo twitaho, akaba ari byo duha umwanya. Shoboza ababyeyi batuteze amatwi, shoboza abagabo baduteze amatwi, shoboza abakobwa ndetse n'abasore, urubyiruko rwo muri iyi minsi rumenye ibyo ushaka n'ibyo ushima, ruhirimbane nk'uko umuntu ahirimbanishwa no kugera ku iterambere rye. Nyemerera rero ariko ubwoko bwawe cyangwa se abadukurikiye bose bahirimbanishwa no kumenya ibyo ushaka n'ibyo ushima, kuruta kumenya ibyo abantu bashaka ndetse n'ibyo bashima, kuko hari igihe ibyo abantu bashaka
n'ibyo bashima watari byo ushima ndetse ataba ari byo bikunezeza cyangwa se byubahisha izina ryawe. Shoboza isi yose, shoboza amahanga yose kukubaha no kumenya ukuri kw'ijambo ryawe, kuko turifite tugakiranuka ntituyoba, ritubera inkomezi, rikatubera umutsima wo kudutunga mu rugendo, bikaturinda kunanirwa no gucogora no kuyoba inzira, kuko ibiyobya abagenzi byo bibaye byinshi. Ngwino uganze kandi utegeke icyo twasaba ni Mwuka Wera kuri buri muntu wese wimenyesheje, kugira ngo arusheho kumuyobora inzira no kumwigisha ibyo atakwigishwa n'abantu ngo amenye. Mwuka Wera ajya yigisha buri muntu wese kandi akamenya. Urakoze, utanga umugisha kuri aba bakozi b'iyi TV, data wa twese, kandi nabo bungura ubwenge ndetse na Mwuka Wera babeho, ugume kuganza no gutegeka muri byose, ni mu izina rye dusenze twizeye, amina. Tubashimira ko mwitabira ubutumire bwacu. Dr. Bishop, mwakoze cyane sana, namwe mwakoze kutugirira icyizere. Yego, Imana umugisha. mwakoze cyane mama Mushumba. Yego, namwe mwakoze Tubashimiye cyane, namwe tubashimiye mwakomeje kubana natwe. Tuzajya tugenda tubagezaho byinshi bitandukanye, mumenye byinshi, kandi tubagezaho n'andi makuru yo kuri tele n'ubuhamya butandukanye. Ibihe byiza kuri mwese, turabakunda. Bye bye. Thank you.